Bana bato rero nkuko mubibona ndagira ngo tuganire, uyu mwanya ni uwanyu. Bana bato ndagira ngo tuganire, uyu mwanya ni uwanyu. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nkuko mubibona rero hano imbere yanyu tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ubutumwa bwabwirijwe n'umuhanuzi bwitwa kugerageza gukorera Imana umurimo atari ubushake bwayo. Uko mubibona hariya munsi mu Cyongereza handitse trying to do God, a service without being the will of God. Bivuze ngo kugerageza gukorera Imana umurimo ariko atari ubushake bwayo. Hasi murahabona inka, murahabona igare rikuruwe n'inka, hejuru aha murahabona isanduku y'Uwiteka. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho mu byabaye. Rero tutarinjira muri ibyo, ndagira ngo tuganire ku buryo bwakoreshwaga kera bwo gutwara ibintu. Murabizi ko uyu munsi dufite uburyo bwo gutwara ibintu, dufite amamodoka, dufite amapikipiki, dufite indege, yewe dufite n'iterambere rihambaye nk'uko umuhanuzi yabihanuye ko bimwe mu bizaranga ibimenyetso by'imperuka ari uko iterambere, ubuhanga, tekinoloji zaba igeze kure. Uyu munsi dufite za drone, dufite imodoka zitwara. Ariko siko byari bimeze mu gihe cya kera. Mu gihe cya kera uburyo bwo kugenda bwari kugenda ku ngamiya, murayibona hano, bwari kugenda ku ishevari ngiye ahangaha, cyangwa se indogobe, hanyuma hakaba n'ibimasa byakururaga amagare. Ubwo bwari uburyo bwakoreshwaga. Rero igihe kimwe umuntu yagerageje gukorera Imana umurimo, arangije afata isanduku y'Uwiteka ariyo tureba ahangaha, ayihekesha igare rishya rikuruwe n'ibimasa. Yumvaga ari ibintu byiza kuba igare ari rishya, akaba yatoranyije ibimasa byiza, yumvaga ari byiza, ariko ntiyamenya ubushake bwayo. Yibagirwa ko Imana yari yarakoze iyi sanduku. Reka tube nk'abavuga kuri iyi sanduku gatoya. Iyi sanduku ubundi yari yarakozwe n'umuhanuzi Mose, uko Imana yari yaramubwiye ngo ayikore, hanyuma ashyiremo ibisate bibiri by'amabuye byari byanditseho amategeko, hanyuma ayishyiremo n'amanu nk'igishushanyo cy'ijambo, nk'ibyo kurya bariyaga mu butayu bimanuwe n'Imana. Murabona hejuru kuri iyi sanduku hariho abakerubi, ni abarinda intebe y'Imana. Ni ukuvuga ngo byari ikintu kera cyari gifite amategeko kigomba kugenderaho, amabwiriza kigomba gukurikiza. Ntabwo ari ikintu batwara uko batekereje cyangwa uko babyumva, ahubwo isanduku yagombaga guhekwa n'Abalewi. Mu nzu y'Imana habagamo abatambyi n'Abalewi. Abalewi rero nibo bwari ubwoko bw'Abayisiraheli bwavagamo abatambyi. Abo nibo bagombaga guheka isanduku y'Uwiteka. Uburyo bwo kuyiheka, yashyirwaga ku rutugu rw'ibumoso. Urutugu rw'ibumoso bivuze ngo niho hantu hegereye umutima, yagombaga gushyirwa hafi y'umutima. Niho yahekwaga. Ntabwo rero yashyirwaga ku mafarasi cyangwa ku ndogobe cyangwa ngo ishyirwe mu igare rikururwa n'ibimasa. Rero umuntu umwe agerageza gukorera Imana umurimo yumva ari byiza, ariko anyuranye n'ubushake bwayo. Murabona ko iyi sanduku yabagamo ijambo ry'Uwiteka. Arangije rero aho kugira ngo arihekeshe ibitugu by'Abalewi rishyirwe hafi y'umutima w'umuntu, ahubwo rishyirwa ku igare. Nk'uko uyu munsi tubibona bigenda, igihe ijambo ry'Imana rishyirwa mu mazu meza yubatse y'ibirahuri, atatse, asize amarangi meza arimo amakaro, ariko ntirishyirwe mu mitima y'abantu. Ijambo ry'Imana rero ntabwo ryagenewe kujya mu mazu meza cyangwa gushyirwa mu bitabo byiza bisize izahabu, ahubwo ryagenewe kujya mu mutima kugira ngo umuntu aryubahe. Aha rero turahabona isi nk'uko muyireba ahangaha. Hano handitseho ngo I want you to hear across the lands. Bivuze ngo ndashaka yuko munyumva aho muri hose ku isi. Bishatse kuvuga ngo ubu butumwa bwagenewe abantu bose b'isi. Murabona Afurika hano, murahareba Amerika ya ruguru, murareba Amerika y'epfo, murareba ahangaha Uburayi, hirya hariyo za Aziya, hasi hariyo za Australia. Ni ukuvuga ngo ahantu hose umuntu yaba ari ku isi agomba kumva ubu butumwa. Bwagenewe rero bandi. Hano turabona Dear Promised Land Bound Bright, ni umugeni wa Kristo, uwo nguwo ufite umugabane kuri icyo gihugu cyasezeranijwe. Ni abo bantu bagenewe ubutumwa bwiza. Abo ngabo nibo bagomba kubwizera, nubwo bubwirwa abantu bose, ariko umugeni wa Kristo, uwo nguwo ufite umugabane kuri kiriya gihugu cy'isezerano, niwe ugomba kwizera ubu butumwa. Rero hari ikintu mukwiriye kwitaho cyane,
ahangaha haravuze ngo you are children of the living God, biravuze ngo muri abana b'Imana nzima. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane, gikwiriye kwitabwaho cyane, kumenya uwo uriwe. Ibyo bigira umumaro ukomeye mu buryo witwara, bigira umumaro ukomeye mu byemezo ufata, bigira umumaro ukomeye mu migirire yawe, mu mivugire, muri buri kintu. Bana bato rero, muri abana b'Imana, Imana itari Imana y'amateka, ahubwo Imana nzima, living God. Bivuze ngo mukwiriye kumenya neza ko muri abana b'Imana, mukitwara nk'abana b'Imana. Ntabwo hariho abana b'isi bitwara nk'ab'isi, bambara ubusa, bakambara ibicitse, bakatukana, bakanywa ibiyobyabwenge, bakanywa inzoga, bagakora ibyangwa n'Uwiteka. Aho ngabo ni abana b'isi. Mwebwe rero muri abana b'Imana, abana b'Imana nzima, ntabwo ari Imana y'igitekerezo, ni Imana ihari. Turaje tubibone rero ko dufite itandukaniro, aho bariya bakura ibitekerezo byabo naho twe dukura ibitekerezo byacu haratandukanye. Mwitegereza ahangaha dufite kasete imbere yacu. Iyi kasete mureba ni uburyo bwa kera bwabikaga amajwi, nuvuga ngo ubu iyi niyo yitwaga kasete, iyi ngiyi niyo yabikaga amajwi. Vanga Imana yabwiye umuhanuzi ngo ibyo avuga bishyire kuri aya makasete, you just say what is said on those tapes, kugira ngo abidusigire hanyuma natwe tuvuge ibiri kuri ayo makasete. Vanga imyifato yanyu rero igomba gushingira ku by'aya makasete avuga, kuko niryo jambo ry'Imana. Ahangaha ku ruhande aranditse ngo he is a God that speaks the word. Imana ni ivuga ijambo. Vanga ijambo riri kuri aya makasete ni iry'Imana yavuze. Turaje turebe uwo yarivugiyemo, hanyuma iryo jambo riri aha nibyo byanditswe kuri twe. Niyo mpamvu mukwiriye kuryitondera cyane, mukitwara uko rivuze. Ntimwitware nk'abana b'isi. Abana b'isi usanga bitwara nk'uko filime ivuga, uko yabonye umukinnyi wa filime yitwara, ugasanga niko yitwara. Mwibyo mugomba kubyirinda cyane, kuko ntago muri ab'isi, ntago mwitwara nk'isi. Bariya ibyabo turaje turebe mu kanya aho bikomoka n'iherezo ryaho. Niyo mpamvu mwebwe mukwiriye kuba maso, mukagumana n'ibi by'iteka. Iri jambo ry'Imana ni iry'iteka, kuko Imana ari iy'iteka. Niyo mpamvu ibi bivuzwe kuri aya makasete ni ibihoraho, nuvuga ngo ni ibintu bidafite iherezo. Niyo mpamvu mukwiriye kuba maso, mukagumana nabyo, mukabyubaha kandi mukabikunda. Mukajya mumenya ko ibivuzwe kuri aya mabande ni ikintu kidakuka. Bande niyo kasete, nuvuga ngo mu cyongereza bazita tapes, mu gifaransa bakazita bande, hanyuma cyangwa kasete, ni nacyo twita kasete mu kinyarwanda. Nuvuga ngo ni utu dukoresho two gufata amajwi. Uyu munsi mwene utungutu ntitugikoreshwa. Uyu munsi hariho za memory card, hariho za CD, hariho amaflash, za flash disk. Izo ngizo, ibyo ngibyo ni ibikoreshwa kubika amajwi, ariko igikomeye cyane ni iryo jwi ribitseho. Iryo ukwiriye kuryitondera, ukitwara uko rivuze, ntiwitware nk'uko abana b'isi bitwara. Aha turahabona umuhanuzi William Marion Branham w'Imana yatumye kugira ngo azane ijambo. Hano dusomye hano hasi aravuze ngo by the word of the prophets, binyuze mu magambo, mu ijambo ry'abahanuzi. Vango abahanuzi nakanwa k'Uwiteka, n'abantu Imana ikoresha kugira ngo yohereze ijambo ryayo. Niyo mpamvu mukwiriye kwitondera cyane icyo umuhanuzi avuze. Icyo umuhanuzi avuze twe dufite uyu munsi ni ikiri kuri iyi kasete. Vango izi tapes mukwiriye kwitonda cyane, mukazubaha ibyo zivuga, ijwi ry'umuhanuzi mukaryubaha. Icyababwiye gukora mukagikora mutivovota. Mukwiriye kwirinda cyane. Kwivovota ni ikintu kibi cyane, kubera ko Abayisiraheli barivovose, bivovotera Mose, birangije Imana irabarimbura. Niyo mpamvu n'uyu munsi umuntu wakivovotera umuhanuzi yarimbuka. Niyo mpamvu mukwiriye kubyirinda cyane, mukwiriye gukunda umuhanuzi, mugakubaha ibyo avuga, ndetse mukabikora kugira ngo mwe gusa n'ab'isi. Aha rero tugiye kureba aho abandi guhumekerwa, uko imyitwarire yabo aho bayikura. Hari ikintu mukwiriye kwitondera cyane. Murabona hano hari one thing to find out. Hari ikintu rwose mukwiriye kugenzura neza. Icyo kintu ni igiki? Umuhanuzi Imana yamubwiye ibijyanye n'uyu mujyi witwa Los Angeles. Murawubona ahangaha. Uyu mujyi uri muri California. Nuvuga ngo igihe umuhanuzi ijwi ry'Imana ryaje kuri we, ryamubwiye ko uyu mujyi uzarimbuka.
ikarigita mu nyanja. Kubera iki? Nuko niyo nkomoko y'ibibi bikwiriye mu isi. Ariya mafilime mureba, abakinnyi rurangiranwa bayo babarizwa muri uyu mujyi, niho hakinirwa amafilime, mu mujyi witwa Hollywood. Aho muri Hollywood niho hakinirwa aya mafilime. Rero Satani yagize umugambi ukomeye rwihishwa abantu batamenye, ariko Imana yawuhishuriye umuhanuzi. Afata intebe ye ayijyana aho ngaho Hollywood kugira ngo ahashinge intebe ye, hanyuma akina amafilime, yambika abakobwa ubusa, abigishe gutukana, abigishe gusambana, abigishe ibibi byose, kwisiga amarangi, kwitobora amatwi, kogosha ingohe, ibyo bintu byose bibi, gusiga inzara, abahindanye base nabi nk'uko kuriya kuntu basa. Ni ibintu Imana yeretse umuhanuzi wayo byari kuzimu. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byo kwirindwa cyane. Rero nimubona abana b'isi basa gutyo, bafite ahantu babikura hano muri Los Angeles, kubera ko niho umwami w'ibibi atuye witwa Satani. Ni ukuvuga ngo anyuze mu mafilime akinwa, bakoresheje kamera barayashushanya neza, agasa neza, akabera amaso, akaba amaso yayareba akabona ni byiza, ariko haba hahishemo ibibi byinshi. Niyo mpamvu mwebwe mukwiriye kwifata nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, mukwiriye kubyitondera cyane. Rero mu gihe Imana yabwiraga umuhanuzi wayo yuko uyu mujyi uzarigita, icyo gihe habaye umutingito ukomeye, ku buryo wateye gusaduka k'ubutaka guturuka kuri iyi nyanja ya Salton Sea. Salton ni ahangaha, kurasaduka guca muri California, kuragenda ibirometero hafi 1,100. Biri muri iki kibwiriza cyitwa kugerageza gukorera Imana umurimo atari ubushake bwayo. Rero aha hantu naho kwirindwa. Cyane, ni ukuvuga ngo ni ibintu amafilime, abana benshi ndabizi bakunda amafilime, ariko mukwiriye kwirinda cyane kugira ngo mwe kwanduzwa nabyo, ngo usange abantu bambaye amakabutura acitse, amapantaro acitse, abandi abakobwa bambaye amakabutura n'utujipo dutoya hagaragaza ubusa. Ibyo bintu ntabwo ari byo na gatoya. Ntabwo umukristo yitwara atyo. Umukristo agenda bikurikije uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero ahangaha aravuga ngo now don't miss this. Ibi ngibi ntibikabacike, mukwiriye kubyitondera cyane. Mukwiriye kumenya igihe turimo, what time are we living in. Iki ni ikintu mukwiriye kwitondera cyane. Mukwiriye kumenya ngo turi mu kihe gihe, kugira ngo buryo umenye igihe urimo, bigufasha no kumenya ubutumwa bw'icyo gihe kugira ngo ubwubahe. Iki gihe rero turimo kiri mu nicyo gihe cya karindwi, icyo bita igisekuru cya karindwi, ari cyo gisekuru cya Laodikiya. Iki gisekuru gifite ubutumwa bwacyo. Ibyo mukwiriye kubimenya, ibi ntibikabacike, ibi ntimukabyibagirwe. Mukwiriye kumenya ko hari ubutumwa bwagenewe iki gisekuru, kandi ubwo butumwa bukaba ari ubutumwa Imana yahaye umuhanuzi wayo William Marion Branham. Twabonye ko tububona hehe? Niba mubyibuka neza, twabonye yuko tububona kuri aya makasete. Mugomba kuyumva ibiriho, ntimugire icyo mwongeraho, ntimugire icyo mukuraho, ntimugire icyo muhindura. Ibi bintu ntago bigenewe rwose kugira ikindi cyose uretse kubyizera. Ugomba kwizera ibiriho ukabikurikiza nk'uko biri, utagize icyo uhinduraho, utagize icyo ukuraho. Nimukomeze iyo nzira, Imana izabaha umugisha. Rero ahangaha turabona yuko dukwiriye kumenya igihe turimo, sibyo? Igihe turi kubamo, hanyuma tukamenya n'ubutumwa bwacyo. No vuga ngo rero turi mu gihe cyitwa Laodikiya, gifite ubutumwa bwahawe umuhanuzi William Marion Branham. Ubu butumwa bugenewe abantu bose bari ku isi, abana b'Imana bari hirya no hino muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika y'epfo n'iya ruguru, mu Burayi, ahantu hose hari abana b'Imana. Ariko abo bana b'Imana bose bahuriye kuki? Bahuriye ko bose bafite izi kasete bumva, zikaba ziriho ikibabwira icyo bagomba gukora. Niyo mpamvu nubwo twaba tudahuje indimi, tudahuje imico, tudahuje imyumvire, ariko dufite ikintu duhuriyeho. Duhuriye kuri iri jambo ry'Imana. Iri ry'Imana yasigiye umuhanuzi wayo kugira ngo twese turyumvire, turyubahe, ritume tubasha kunesha iki gisekuru. Ikindi kintu rero mugomba kudacikwa, mutagomba kwibagirwa, nuko hari ibintu biranga umuntu Imana yatumye. Kugira ngo mumenye ubushake bw'Imana, hari ibintu 5 byo kwitonderwa, sibyo? Kugira ngo umenye ubushake bw'Imana, no vuga ngo Imana yatumye umuntu,
kigomba kuba ari cyo igihe his time, uvuga ngo icyo gihe Imana yamutumyemo kigomba kuba gihuye, ntabwo akwiriye kuza mu gihe kitari cyo. Niba Branham ari umuhanuzi w'igisekuru cya Laodikiya, ntabwo yajyaga kuza mu gisekuru cya Efeso, oya, mu gisekuru cya Efeso hajeyo Pawulo. Uvuga ngo n'umuntu wo mu gisekuru cya Efeso iyo akenera kumenya ubutumwa bwa Branham ntibyari kumukundira kuko kitari cyo gihe. Hanyuma kandi n'umuntu wo mu gisekuru cya Laodikiya aricyo turimo agerageje kwitwara avuze ati ngenzumvira Pawulo, numvira ibyo Pawulo yavuze, ni byiza, ni ijambo ry'Imana, ariko ntago byamukiza kuko atari cyo gihe. Ibi bintu bitanu mugomba kubyitondera, bigomba kuba ari cyo gihe, bigomba kuba ariyo season ni uvuga ngo niba ari igisekuru cyagenwe, icyo kintu kigomba kuba ari cyo gihe, ntibinyurane. Ni uvuga ngo iki kintu time and season bigomba kwitonderwa, kureba neza ko ari byo, kugira ngo udafata ubutumwa butari cyo gihe, sibyo? Uvuga ngo hariho ubutumwa bwabayeho mbere y'uko Yesu aza, hari n'ubutumwa bwaje nyuma ya Yesu. Ubwari imbere bwarebaga umukwe, ubwaje nyuma bwarebaga umugeni wa Kristo. Rero bikwiriye kuba bihura neza. Hano ikintu cya gatatu, the man that he chose. Ubwo butumwa rero n'iyo byaba igihe bikaba season, ariko umuntu yatoranyije gutuma akwiriye kuba ari we. Muzi ko yagiye gushakisha Yona kugira ngo imugarure, kubera ko ari we yari yatoranyije kohereza i Nineve. Ngira ngo izo nkuru za Yona murazizi, niba mutazizi mwabaza ababyeyi bakazibabwira. Yagiye gushakisha Yona igihe yari atorotse yigiriye i Tarushishi. Imana ijya kumugarura kuko niwe yari yatoranyije kugira ngo ajye i Nineve. Byateye Imana kuzana igifi kiramumira imujyana i Nineve kuko niwe yari yatoranyije. Imana yatoranyije umuntu kugira ngo imutume ahantu nta wundi ushobora kujyayo mu cyimbo cye, uwo niwe ujyayo. Niyo mpamvu kuba yaratumye Branham muri iki gisekuru, ntabwo undi yazana ubutumwa mu cyimbo cye ngo bikunde, oya, uwo yatumye nyine niwe ugomba kubuzana. None ikindi kintu cya kane gikomeye cyane, it must come to the prophet. Ubwo butumwa bugomba kuza ku muhanuzi. Aho hantu muhitondere cyane, kuko umuhanuzi, ijambo ry'Imana ritubwira ko ijambo ryayo igihe cyose riza ku muhanuzi. Bivuze ngo ntabwo riza ku wundi muntu, ntabwo yatuma undi muntu utari umuhanuzi. Ni nacyo yabwiye Mose, ibwira n'Abayisiraheli bose ko igihe izakenera kuvugana nabo izabatumaho umuhanuzi. Rero bikwiriye kuba ari umuhanuzi. Icya gatanu rero ari cyo kintu cy'ingenzi nacyo gikomeye, the prophets must be vindicated prophets. Uvuga ngo no kuba ari umuhanuzi, ariko akwiriye kuba umuhanuzi uhamirijwe. Uvuga ngo Imana igomba kumuhamiriza kugira ngo uje wese atita ko ari umuhanuzi hanyuma bakagira ngo niwe. Mwibuke ko mbere yuko Yesu aza hari abandi biyise ko ari bo ba Mesiya, abitwa ba Tewuda baradutse bahamya yuko ari bo bari bategereje, ariko Imana ntiyigeze ibahamiriza. Uvuga ngo rero guhamirizwa bivuze hano, iyo umuhanuzi Imana imuhamirije, icyo avuze iragisohoza. Iyo avuze ikintu Imana iragikora, kuko ibi igomba kubana nawe kugira ngo ihamirize ko ariyo yamutumye. Uyu munsi rero dufite amahirwe akomeye, ibyo mubimenye cyane, bijye bibatera umunezero muri mwe, kuko dufite umuhanuzi uhamirijwe. Ikindi kintu rero mutagomba gucikwa aricyo iki ngiki, now don't miss this, ibi ntibikabacike, mukwiriye kwibuka yuko he is the very present help in time of trouble. Imana ni umufasha utabura kuboneka, mu gihe cy'ibibazo, uri mu byago, ntabwo ibura. Iki kintu rwose mukibike ku mitima yanyu, hore mukibwira, mujye mwibuka ko mufite umufasha, help, umutabazi, umuntu wabatabara bibakomeranye. Ibyo mujye mubyibuka, mubizirikane, mubikunde, mwibuke ko Imana idashobora kubura. Bigukomeranye udafite uko ubigenza, ntugahangayike, ntukihebe, ntukagire ubwoba. Ukwiriye kumenya yuko ihari yiteguye kugutabara. Ibyo bintu nubikora rwose ugahora uyiringiye, ibyo bizatuma ukura neza, wubaha Imana, kandi nta na rimwe uzigera ugira ubwoba bwo gushaka ukundi wabigenza, kuko uzaba uzi ko umufasha wawe ari hafi yawe. Ikindi kintu rero cyo kumenya nuko hano baravuga ngo but they that wait upon the Lord, they shall mount up with the wings as eagles. Nuvuga ngo abo ngabo bategereza Uwiteka bazahaguruka n'amababa nk'ibizu. Nuvuga ngo abana b'Imana
b'iki gihe cyo turimo twabonye ko igihe hari ikintu cyo kwitabwaho cyane, bagazaguruka n'amababa nk'ibizu. Ni ukuvuga ngo umwuka bafite umwuka nk'uw'ikizu, bashobora kuguruka bagasiga ibi by'isi, bagasiga iyi myitwarire y'abantu b'iki gihe cya none. Ni ukuvuga ngo ni abana b'Imana basumbye ahangaha harebeshwa amaso n'ibitekerezo. Niyo mpamvu rero mugomba kugumana n'ubu butumwa, mukabukunda, mukabwubaha, sibyo, nk'uko Imana yabuhaye umuhanuzi wayo. Ahangaha twahabonye Arizona muri Tucson. Aha niho hantu Imana yari yatumye umuhanuzi kugira ngo ijye guhamiriza ko ari umuhanuzi, kuko yaramanutse ku musozi witwa Sunset Mountain muri Arizona, ahangaha muri Tucson, kugira ngo ihamirize yuko ariyo yamutumye. Ni ukuvuga ngo yakoze ibitangaza byinshi, muzabyumva kuri aya makasete biriho, kugira ngo Imana imuhamirize. Twabonye ko muri bya bintu bitanu umuhanuzi agomba kuba ahamirijwe. Iki cya gatanu, the prophet must be vindicated prophet. Ni ukuvuga ngo rero Imana yakoze byinshi, harimo n'ibyo yakoreye aha kuri uyu musozi wa Arizona, mu iki gice cya Arizona muri Tucson, ku musozi wa Sunset Mountain, aho izuba rirengera. Icyo kintu mukwiriye kukibuka cyane, yuko igice turimo ari igice cy'aho izuba rirengera. Ni ukuvuga ngo ni igihe cy'umugoroba. Murabizi ko izuba rirenga mu gihe cya nimugoroba. Bivuze ngo nicyo gihe natwe tugezemo, kuko aricyo gihe giheruka, nicyo gihe cya karindwi, ni igihe cy'umugoroba. Imana ibaho umugisha rero, mukomeze kuba abana beza, mwubaha, mukunda Imana, mukora ibishimwa nayo, kubera yuko abana b'Imana ni abana bakundwa, ni abana bafite umwami ukomeye. Imana yacu iruta ibindi bintu byose byitwa imana. Imbaraga zayo zirakomeye kuruta ibindi bintu byose byitwa imana, byitwa imbaraga. Ntihakagire ikibatera ubwoba, ntihakagire ikibashuka, ahubwo mukomere, mugumane n'ijambo, mujye mwumva aya makasete muyakunde, kuko ariho ijambo ry'Imana riri. Imana ibaha umugisha.